niwe muhumuriza, abahumuriza no mu bibazo kandi abahera bugufi mu byiza no mu bibi. Nibyo tubifurije. Reka twongere dusuze na bene data bazinikiye muri studio. Muri amahoro meze neza bose, ndabona mumeze neza kandi muje gukomeza kudufasha kumva ibyiza kubera Imana muri babandi ngo kubera Imana niyo burya ishobora byose. Noneho rero reka tubasabe gusuhuza abatwumva, mwibwire n'abaje kubica no bwa mbere kugira ngo turusheho kuganira tuziranye. Murakoze. Nk'uko tumaranye iminsi 3 yose twiga, tukaba tugeze kuri uyu munsi wa 4. Amazina yanjye ni Nshimyumukiza David. nanjye ndabasuhuje, nitwa Sharire, tumaze kumenyerana. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Rero nanjye nikugize Jean Pierre, ariko mbere y'uko tujya mbere mu cyigisho reka tubanze gusenga. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze kandi ukomeje kuturinda, ukomeje no kudufasha. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Ndakwinginze kugira ngo ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, umwuka wera abe bugufi kugira ngo atwigishe. Abazakurikirana ibi byigisho kuri iyi cano ubahe umugisha kandi uzabasobanurire ubuntu bwawe, uzabasazweho. Ngaho ngo nudufashe kandi utugirire neza, tubyakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka twongere tubararike kugira ngo dusangire ibyigisho by'uyu munsi, ariko tubibutsa ko turi kwiga icyigisho cya 12 muri ibi byigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Rero kimwe mu byo Yohana yanditsemo igitekerezo cya Lazaro, uko byagenze. Icyigisho turiho kiratubwira ngo Yesu na Lazaro. Umunsi w'ejo twabonye ibyiringiro bimutenguka. Twabonye ko abigishwa ba Yesu bari batendetse, ariko bagarurwamo ibyiringiro by'uko Yesu yibutse inshuti yabo yari yasinziriye kandi bibwiraga ko yayibukiye. Noneho ahubwo bo ayibuka mu gihe bo bari bamaze kumwibagirwa, ariko anabaha ibyiringiro, aravuga ati arasinziriye kugira ngo mukangure. Kandi arangije arabasobanurira ati yapfuye kugira ngo muzwe. kandi arabikora yarabikoze. Okay, noneho reka tujye mbere rero, ariko aha ngaha bumva bari bafite ibyiringiro ariko batendetse. Turaza kubona hirya uburyo ibyo byiringiro byabo byashubijwe. Byarashubijwe, baraserebura natwe ari byo iteka ajya dusubiza tukishima tugasimba, ariko twakongera kujya mu bibazo uko umuntu ateye. Ariko ibi byose turi kubyiga kugira ngo turusheho kugenda tubona aho twakura ubumenyi zidukomeza mu bibazo. Ingingo y'umunsi rero tubwira ngo gutegereza gutegereza gutegereza. Inshuro 3. Mube hafi kugira ngo twumve icyatumye uyu mwanditsi yanditse ingingo gutya. Muri Yohana 10:15 baratubwira ngo hari ikibazo kibaza ngo kuki Yesu yagumye. Iri somo tugiye gusoma ni risubiza iki kibazo. Kuki Yesu yagumye kure ya Betaniya na nyuma yo kumenya ko Lazaro yapfuye. Yohana 10:15 haranditse ngo Yohana 11:15 handitse ngo nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujye aho ari. kuko ntari mpari kugira ngo noneho mugeze Mwizere. None abigishwa babimenye neza, yapfuye udahari. Hari ikibazo hari ikibazo pe. Noneho reka twumve David adusomere hepfo turusheho kumva neza impamvu y'aya magambo. Abigishwa batangajwe n'amagambo ya Kristo ubwo yavugaga ati Lazaro yapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari. Mbese Yesu yaba yaranze kujya kureba inshuti ze zari mu byago bikomotse ku bushake bwe? Mu bigaragara Mariya na Marita na Lazaro wari urembye cyane bari bonyine. Nyamara mu by'ukuri ntibari bonyine. Kristo yitegerezaga ibyababagaho byose, kandi na nyuma y'urupfu rwa Lazaro bashiki be bari bashavuye, bakomezwaga n'ubuntu bwa Kristo.
Kristo yitegerezaga intimba yari mu mitima yabo ubwo musaza wabo yakinanaga n'umwanzi ukomeye urupfu. Nawe yashengurwaga n'agahinda kenshi ubwo yabwiraga abigishwa be ati Lazaro yapfuye. Nyamara Kristo ntiyatekerezaga gusa inshuti ze z'i Betaniya, ahubwo yanyitaga ku guhugura abigishwa be bagombaga kuzamuhagararira mu isi kugira ngo imigisha ya Data wa twese ibone uko igera ku bantu bose. Yesu yemeye ko Lazaro apfa kugira ngo abigishwa bahakure icyigisho. Urumva hano ntabwo iyo we ahita ajya gukiza Lazaro ntacyo twe byari gutuma, ahubwo yaramwihoreye arangije arategereza arapfa, kuko yari azi ko birimo inyungu abigishwa be bari kumwe ndetse no ku bandi bazakurikira. Uyu munsi natwe niyo mpamvu turi kukiga. Ikindi kigaragaza hano Yesu ni umunyarukundo, kubera yuko ibi byose byabagaho byaramubabazaga. Lazaro uburyo yakiranaga n'umubiri Yesu byaramubabazaga cyane, ndetse hakiyongeraho n'agahinda abavandimwe ba Lazaro bari bafite. Ibyo nabyo byamugeragaho bikamubabaza. Hakiyongeraho n'uburyo abigishwa be bamushidikanyaga, nabyo bikamubabaza. Urumva yari afite agahinda karenze urugero. N'ubundi yavuzwe ngo yikoreye intimba. Iyo bivuga intimba ni umubabaro uremereye. Ariko ibi byose arabyihorera, ako gahinda arabyirengagiza kugira ngo ategereze kuzigisha abigishwa be n'abazakurikira. Reka tujye kuri B noneho twumve. Kuri B harabaza ngo ni iki tugomba kumenya mu buryo umuganga mukuru yemeye ko Lazaro inshuti ye arwara akaremba ndetse agapfa. Mu Rwanda rw'abikora inka ku bice 15 umurongo wa 17 kugeza 19. Mu Rwanda rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 17 umurongo wa 17 kugeza 19 handitseho, kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. 18, kandi iyo bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Kristo rero niwe kuzuka n'ubugingo. Hano kuki Yesu yavuye kure y'i Betaniya, kwari kugira ngo bigishe iki cyigisho abantu bamwizera bamenye ko Kristo afite ubushobozi bwo kuzura, kuko abamwiringira abaye atarasinziriye ngo azuke kugira ngo twaba tubishyura n'ubusa. Noneho dusomera amagambo make hepfo. Aragira ati iyo Kristo aza kuba mu cyumba Lazaro yari arwariyemo ntiyari gupfa, kubera ko Satani atari kumugiraho ububasha. Urupfu ntirwari gushobora kumuhwanya, kumuhamya umwambi warwo, kandi umutangabugingo ahibereye. Bityo Kristo yagumye kure yaho, yemereye umubisha gukoresha ububasha bwe ngo hanyuma amwirukane amuneshe. Rwose birumvikana Kristo yaba ntabwo azaba yarapfuye, ariko yarabyiboneye arapfa. Ariko se iyo dupfa Kristo ntabwo aba ahari? Iyo abizera bahura n'ibibazo bakabaza umwana agapfa, Kristo ntabwo aba ahari? Aba ahari. Ariko ahantu yanze kuza bigatuma Yesu yari Kristo afata. Noneho abirekera burya na cya gihe yari ahari. mu buryo bw'umwuka yanze kuza
noneho rero gutegereza ni ibintu birambutse. Murabivuga iki? Ni iki wavugaho David gutegereza kurambutse kungana gutya? Mu by'ukuri uku gutegereza Yesu yategereje ibibazo Satani yari ari guteza kuri Lazaro. Arategereza kugira ngo kuko Satani we yazanye ibibazo kuri Lazaro byagombaga gutuma abavandimwe ba Lazaro n'abigishwa be batizera Yesu. Ariko Yesu arategereza. Ibi bibazo rero uko byiyongeranyaga biba byinshi badacika intege, niho Yesu yari ategereje kugira ngo azabone abafatira, noneho akora ibitangaza bikomeye aneshe Satani mu buryo bugaragara. Kugira ngo iyi ngingo ye niko yumva. Aha, hari ikindi wayunganiraho ngo dushyire umusozo? Ntunganiye cy'umugenzi wanjye yavuze, kuba Yesu yaratinze kuza si uko atabakunda, ahubwo nk'uko bigarutseho, Yesu yari azi ko hari intsinzi igomba kubona, haba kuri Lazaro, haba ku bari bari aho, haba no kuri Kristo ubwe. Yemeye ko ibyo biba kugira ngo intsinzi ize noneho yuzuye. Murakoze cyane. Ubu nabo barategereza kugeza igihe byageze mu gihe gikwiye. Inshuti rero mudukurikiye, ndetse natwe ubwacu, kuko uburyo tubabwira natwe mu gihe ibibazo biriho byereka Yesu, urangiza utegereze, nturambirwe, buke bwongere bwire bwongere buke, igihe cy'Imana iyo kitaragera tegereza, ntukahambire. Ni iki cyane iyi ngingo ishaka kutubwira? Turusheho kugira ibyiringiro muri Yesu, kandi inshuti mudukurikirana turabifuriza kugubwa neza muri Yesu, turabifuriza kugira ibyiringiro muri Yesu, kuko niwe ufite ubushobozi bw'urupfu ndetse n'ibibazo n'indwara. Ibibazo byose duhura nabyo twabonye ko rwose abifite mu kiganza, nta cyatuvunura mu maboko ye. Turusheho kumwiringira. Imana imugishe.